uku kwezi kwa gatandatu tusohoyemo. simbivugiye ko hari ikintu kizaba utabyumvishe, simbivugiye ko udasanzwe. Donc umuntu uri utumvisha aya makuru, ahubwo mbikubwiriye kugira ngo azariza abantu benshi, habeho gusubiza amaso inyuma umuntu w'Imana wese, yewe nawe wumvishe iyi nkuru niba ari byari biguhugije nibyo yatashye yapfuye azabera rero kuko igihe kirakomeye. nabo n'abaraho mu impanuka yabereye n'umudamu we awe yaduhaye amakuru. Nyakubahwa Mushumba Theogene, muraho neza? tuzirirwa mu isi hanyuma twe kurara mu isi bugacya mu gitondo twatashye Kristo bagenzi usinyanye n'Imana kontara muri mu rugendo, mumenye ko bishoboka ko neza bashobora gucya twataha. hari abarangiranye n'uyu mwaka, hari abarangiranye n'imyaka 2, hari abarangiranye n'5, ariko mbonye marayika avuze ngo ni vizi ihoraho, ni kontara ihoraho, ni kontara ihoraho. Ikindi iguhaye na vizi ihoraho, kuko numvishijwe ry'Imana rimbwiye ngo mureke aka kantu nkavuge. Mbonye ari ku kibuga cy'indege, numva baravuze ngo aranyura muri VIP. Imana irambwira ngo mubwire ko abana mbahaye ubwenegihugu, kandi itanze ubwenegihugu bw'abana ubwo bwama. Ndabashuhuje bene data mwese mubasha gukurikirana amakuru kuri Mos TV. Mu by'ukuri nzanye iyi nkuru mwese mwabonye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi ndagira ngo mbabwire ngo mureke tunabe maso cyane, habe mu mwanya ukomeye wo kwiyeza, kuko mu bigaragara Imana iri gusarura kandi nta kindi kintu nyine irebyeho. Mu rukerera rw'uyu munsi kuri iyi tariki nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo, inkuru y'umubabaro, inkuru igaragaza ko Pasiteri Theogene Inzahuke yamaze kwitaba Imana azize impanuka ubwo yari ari kuva mu gihugu cya Uganda, kandi inkuru ikagaragaza ko yagiye ejo mu gitondo agiye kureba abashyitsi. Ejo kuwa 4 mu gitondo nibwo yagiye, birumvikana ko yari yongeye gufata urugendo agaruka, arangije hanyuma akora impanuka ahura n'imodoka ya Simba. Iyo modoka ibagwa hejuru, irabahonyora bose, imodoka yapondekaye. Amafoto amwe n'amwe ngira ngo muri kuyabona ku mbuga nkoranyambaga, n'aha muri kubibonaho. Rero mu by'ukuri cya mbere ni ukukomeza umuryango, kwihanganisha umudamu, abana be yabyaye, abana yafashaga yareraga, itorero muri rusange rya ADEPR, ariko kandi n'abandi bantu twabanaga nawe muri uyu murimo dukorera Imana, bamukundaga batandukanye. Ibyo byose birasaba kugira ngo habemo gukomera, cyo kora no kurenza amaso ibibaye, ahubwo hagatekerezwa ikindi gikomeye. Kuko icya mbere gihari mu by'ukuri, Imana yamucyuye kandi imusarura nyine kubera ko ariko yabyemeye Imana. Icyakora ngewe nahise mvuga ngo biradukwiriye nk'abantu bazi Imana ko habaho umwanya wo gusenga, umuntu wese ku rwe ruhande akitunganya, umuntu wese ku rwe ruhande akumva ari umugenzi, ndetse akabera amaso ubugingo bwe. Muri iyi minsi inkuru zikwiye kubwirwa abantu ni izo kugira ngo umugeni yezwe, kuko mu bigaragara Imana yarabivuze koko, twagiye tubyumva mu buhanuzi, hari umwana muto wagiye abihanura. Ariko biranakwiriye ko n'abantu basubiza amaso inyuma bakareba ibiri kuba, hakabaho gusenga no kwegera Imana cyane, kubera ko
naho itagusarura ariko ukwiye no gusengera abataha bagatabarukana ubugingo, bagatabaruka amahoro, Imana igakomeza kugira uko ibigenza kuko mu bubasha bwayo ifite no kwigarura ikunamura urwo rupfu ku bantu b'Imana, yabikora kandi Imana ishobora byose. Ndagira ngo rero mu by'ukuri ikindi namenye, njyewe uri kubikubwira ni Pastor Moise, kandi namenye yuko yari ari kumwe n'umuhanzi witwa Donati ninjye pare we, nawe namenye ko yagiye muri koma, ariko amakuru amwe akaba ari kutubwira ko nawe ashobora kuba byarangiye. Ibyo byose rero mu bigaragara ni ikigaragaza yuko ari ibihe bikomeye kandi bitoroshye, nubwo iyi nkuru turakomeza kuyikurikirana no kubaha amakuru yayo no gukomeza gusenga kubw'ibi byago ndetse no gusengera umuryango. Ndetse Donati we ntabwo yari ari kumwe n'umugore we muri iyi minsi ntiyari hari, ntibari bakiri kumwe. Donati yari ari wenyine, hari yaramba ahantu hirya iriya mu cyaro, niho yari asigaye ari gukorera umurimo. Twavuganye umusibo ku wa kane no ku wa gatatu, ambwira ko turi bubonane kuri uwa kabiri, ariko birangira tutongeye kuvugana. Ahari ashobora kuba yari agirana gahunda n'uyu mukozi w'Imana Pasteur Theogene. Rero mu by'ukuri ni inkuru ubwanjye kuyakira ntabwo nabyumvishe, ntabwo nashoboye kubyakira, yaba ari kuri Pasteur Theogene. Cyokora nyine kuko Imana yabyemeye ugeraho ukabyumva nubwo bigoye kubyumva, no kumva nyine bagendeye rimwe, yaba ari we yaba ari na Donati. Ni abantu twakoranye umurimo, tuzengurukana hirya no hino, duterana imisozi, ariko Uwiteka arabizi igihe turi kunyuramo kitoroshye. Uwiteka niwe uzi uko yagenza abantu be. Rero ndagira ngo wowe uteze amatwi, ni ukuri nkwisabire ikintu gikomeye, nturangare, ube maso. Ntabwo nje kugutera ubwoba, ahubwo nje kukubwira ngo ibiri kuba bikwigishe kumenya uko ugenda muri iyi si, ugende nk'umugeni, ugende witeguye. Nibyo koko n'ubusanzwe niko ijambo ry'Imana rivuga, none niho hacu ejo si ahacu. Imana ijya yemera ko bitugeraho. Ni ukuri ndakwinginze wowe uri kunyumva, ijambo rimwe ritumye mvuga, kuko n'ubundi benshi bavuze, benshi babitangaje, ibinyamakuru byinshi, ibitangazamakuru byinshi kuri Twitter babivuze. Ariko muntu w'Imana, wowe uri kureba ibiri kuba, ukabona ejo bundi tubuze abantu batandukanye bitwa baturabageni n'abandi bagiye bagenda ukuntu, tukabona baragiye. Ni ukuri muntu w'Imana uzi neza igihe, ndetse akumva n'icyo Imana ivuga mu materaniro yera ndetse no mu bundi buryo. Simbivugiye ko utabyumvishe, simbivugiye ko utumvisha aya makuru, ahubwo mbikubwiriye kugira ngo habeho gusubiza amaso inyuma. Umuntu w'Imana wese, yewe nawe wumvishe iyi nkuru, niba hari n'ibyari biguhugije, ni ukuri ufata umwanya wo kwezwa, kuko igihe kirakomeye. Umugeni arimo kwezwa. Itorero rikwiye kubera amaso ibi bihe, tugasenga, abantu b'Imana tugasenga, kuko ni ibintu bitoroshye. Mu bintu bigaragara, aba ni abantu b'Imana, kandi numva yari agiye kuzana abashyitsi bari baje kumusura. Abo nabo byarangiye, igare ryabo rirangiriye hamwe n'irya Pasteur Theogene, uyu muhanzi. Bari kuvuga ko ashobora kuba akiriho, abandi bakavuga ko nawe atakiriho. Donati nawe igare rye ryari kumwe n'irya Pasiteri. Mu by'ukuri ibihe turimo birakomeye, biradusaba kuba maso, biradusaba gusenga, kandi umuntu w'Imana akezwa. Muntu w'Imana uri kunyumva, muntu ubashije kumva iyi nkuru, ndakwinginze ibyari biguhugije byose bivemo, uhugukire gutunganya ubugingo. Iminsi ntabwo ari myiza, naho Imana yakurinda, ariko ujya uhora wirinze, ariko uzi ko uri umugenzi ujya mu ijuru. Naho igare ryagutungurira mu muhanda, nawe watabaruka ukajya mu ijuru, imirimo wakoze ikagenda iguherekeje.
Imana rero dukomeze, reka iyi nkuru tuyikurikirane mu buryo burambuye, mu rindi jwi ndetse rijyanye n'uburyo yatawemo ndetse n'uburyo yakurikiranywemo. Ariko njye nari ngufitiye inkuru ikubwira ngo nubwo dufite umubabaro n'agahinda, subiza amaso inyuma utekereze icyo Imana ishaka kuri njyewe nawe, hanyuma habeho kwezwa, kuko ibihe ntabwo byoroshye. Imana idufashe. Abantu bose bajyayo, ko ari umushumba w'Urembo twamaze koherezayo, no kuhagera kugira ngo abafashe. Yego. Uburyo bw'icyondo cyo gushaka uburyo biriya biza mu Rwanda. Abo bari kumwe nabo ni Abanyarwanda n'ubundi bari ko tubigejejweho n'umuvugizi w'itorero rya ADEPR Isayi Ndayizeye, atumenyesheje atubwira ko nyakwigendera Pasiteri Theogene Inzahuke na bagenzi be bari kumwe mu modoka, hanyuma iyo modoka igakora impanuka, hanyuma biba ngombwa ko tubura nyine abo bavandimwe, turababura. Ariko nubwo byagenze gutyo, ni byiza ko umuntu akomeza kwibaza agatekereza ngo bigenze bite. Muri make twavuga ngo ni mwihangane, hari abaduhamagaye mu kanya batubwira bati turabizi abanyamakuru mujya mumenya ibintu byinshi, muduha amakuru, ese koko na Donati yaba nawe byarangiye? Hanyuma Donati wo ni umuhanzi wakunzwe cyane mu ndirimbo zihimbaza Imana, akaba ari n'umudiyakoni mu itorero rya ADEPR, nk'uko pare we yabitubwiye Moise. Navuga ngo mu ncamake ntabwo ari byoroshye, birakomeye, ariko dukora iki? Iyo bigeze ahangaha ni byiza ko umuntu atekereza ko ashobora kurara mu isi bugacya atakirimo, akayirirwamo bukira atakirimo. Twarushaho kuba maso, kandi tuboneyeho kubwira abantu ari ababanye na Pasiteri Theogene bari mu Rwanda ndetse n'abadiaspora, inshuti za Donati, abasanganye na Donati, mwese aho muherereye, reka tuvuge ngo mwihangane. Harimo bari barimo barira, ntabwo mvuze amazina yanyu hano, ariko ni mwihangane, kuko abo tubuze mbitenguki. Turabizi ko ni abantu b'intwari, bakoze umurimo w'Imana, bari bagikorera Imana nyiramahoro ishobora byose. Ni ukuri ireba ubugingo ikarinda abantu bayo, Imana ibakire mu bayo. Reka tuvuge ngo namwe abasigaye mwihangane, kandi turushaho kwisuzuma, dutekereza ndetse no kuba hafi y'iyi miryango yagize ibyago. Umuryango wa Ntezimana Donati uri hariya Yaramba Ibyumba, ni ukuri turavuze ngo ni mwihangane. Hanyuma kandi turahumuriza umuryango wa Pasiteri ndetse n'umuryango mugari wa ADEPR wabuze umupasiteri. Reka mvuge ngo twabuze umupasiteri wari intangarugero muri byose, mu buryo bwo kwitanga, kubwiriza ubutumwa, ndetse no mu buryo bwo guca bugufi. Kenshi abana bo ku muhanda basura, agira gutabaganiza aho ngaho, umuntu yahigira byinshi kuri we. Niyigendere Pasiteri, turamuzi mu rugero rwinshi yagiye atanga mu buryo bw'ivugabutumwa, ariko iyi minsi niyo kwitondera, dore turimo turabura abantu b'intwari bagenda, nyamara iyi minsi ni iya nyuma. Twahera ku bo twabuze mu bihe byashize, abavugabutumwa, abapasiteri bagiye, abavugabutumwa bagiye bagenda. Muri make reka turushaho kuba maso.